icyenda birabyera n'ibyo umuntu mwese kimwe sinabwiraga bitari yose na rero birabigirana ngo ari byamarize ntabahevarize nabeshe cyakibitari cyangura cyane aho kandi sinshobora kureba ubusa bw'umuntu ushaka ubusa ese kose si ubusa cyose n'ubusa bw'umukecuru marabura masira Meze n'andi bako mu masira ngo tuyirwa nta busa tubonye ngo nuko ari bw'umukecuru nangize n'umvishe ngo ubusa bw'umuntu ushaje bwa kasi uwo mwaka wazawukira sha ubusa no gusabana none se ubwo kirwa nta atari kuvuga ni bwagira igicecuru umukecuru nyamara mbese warara wewe nta kintu ubonye uziko ari nkaho waba ubwiriwe cyangwa uburayi none ubu tugende n'ingegera cyari kigiye kumviriza ku bageni kijya kumviriza ku bageni kitanazi iki kigo gise nitwaye turi kumwe kirere kivuga ngo twe kumvi umwuga wa ubwo wamenya ari yene yezakindi umwuga wacu ngarukureba no kumviriza ko aha nkuko rero nari majiye kubabwira aha ngaha ni wanje urano umudamu nkaba ndi umudugudu w'umudugudu nyine murumva neza aba bakeya badasanzwe banzi banyita ndaracase ndaranye ubutumwa muri kubyumva neza aba basore rero muri kureba hano ngaha kuri ruhande aba ngaba muri kureba twabagira inama kenshi banga kumva ibintu bimaze kuba ready pe bimaze kurambirana neza rero turabahana tugendeye ku gihano umubyeyi wacu ari buze kugira gute ari buze kuduha ako ngewe ntabwo ndi gusobanukira ubwo rero turagendera ku gihano uyu mubyeyi wacu ari buze kugira gute ari buze kuduha nje nta kindi kintu nakora njewe rwose mwabantu ibi byana byabigize akamenyero ubwo umusozi rwose bagendaga bari kuguzunguruka bari guhengeza abantu ngo bashaka kubarozora njewe rero munyemerere mbihanire uyu mba nkubwire muyobozi uretse ko bavuga ngo abantu n'imbwa aba n'imbwa mu nyuguti nkuru nasura abantu bo kujya guhegereza umuntu w'umukecuru njewe namutanyemerera ngo mbihanire ntabwo rirareba ubu nta soni mufite abantu mugana gusa icara hangaha icara hano ubugiye gira vuba sanyine icara hano wambwa uri kujya guhengereza umuntu w'umukecuru muranga nge nababwiye ngo tubyihorere baranga ngo nababwiye ngo nyine ngo tubyihorere barangije baranga nuko ukora iki kandi wavuze ngo tujyeyo
abantu b'abagabo nabo kuvuga ubusa imbere y'abantu nta soni mufite. Njyewe ariko mumpenyemerere mureke bereka akabeyure ndabakorera. ariko ndaranye ubuto rwose njyewe nababwiye ngo ubusa bushaje butera umwaku barangije baranga. Muzibe niba umuntu yakoze ikosa bakamufatira mu ikosa bagomba kumuhana muzibe bahane. Icaraho n'isoni uri kugatabwe turi kuja he Nababaye. ubu muri kumva nta soni mufite Ratumva muyobozi. ndebera no kuri kwimana ubu muzavamo abantu babagabo Nyine mva muyobozi njye nababwiye ngo ubusa bw'umukecuru butera umwaka. Barangije baranga. Haruna ntanayo watwese. rero reka mbabwire kugira tuve mu bintu byinshi. Nje ni ukugira ngo mbereke ko umudugudu gwacu gubaga guri kugira gubaga guri gukora Cyane. hanyuma rero twebwe umukecuru Karame. haguruka utubwire ngo urabahanisha Tubabarira kuko natubabarira. ziba Ufite wowe ngaho murebe ibintu byo bakoreshaga bari kugira ngo bari kurunguruka dore rero Ako ngako wikamena. akandi kare zana hano wanjye dore ngo utu tuntu bakoreshaga bari kurunguruka Njyewe rero igihano nabafatira ingamba nabafatira njyewe rero munyemerere ni ntaco umwanya Mumwemerere mumbabarire mwebwe muhume ahasigaye ibi byana mbihenere bizapfa birahanye nka za ngurube Yesu yarashe mu nyanja yego uramuzeke